umva mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka mwabana umeze mubyihorere ukasaza baretse namukubita Igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane wese ukorera ukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi w'Imana ubaye yes twongeye kubaha ikaze kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ndashimira buri umwe wese, ndashimira wowe wafashe akanya ko kwitanga ugahitamo kujya ukurikira ibiganiro binyura kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya rero tugenda tubagezaho amakuru arimo aravugwa by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Ejo nibwo twabonye inkuru witwa Ishimwe Vestina, umuririmbyi akaba n'umudamu wamaze kubaka urugo, kugira ngo muramuzi, akaba ari nawe uwo ngo muri kureba muri screen zanyu. Ku Ishimwe Vestina ejo twabonye inkuru yari yanditse postinga binyujije ku rubuga rwe avuga yuko urugo rumunaniye, avuga yuko mbega agiye gutandukana n'umugabo we, avuga yuko byamucanze ndetse kubitwa amanywa nijoro, ndetse akaba anashonje, umugabo amuheza ku nkeke. Ibi ngibi byatumye dufata umwanzuro w'uko ibi bica amarenga ko agiye kuba yatandukana n'umugabo we, ndetse ngo akaba hari undi wanugwanugwagwa bivugwa ko agiye kuba yamushaka wo muri Canada. Gusa ibi byose ndagira mbabwire yuko inkuru za social media ni inkuru ziba zicicikana nyine, buri wese abayishakira views, buri wese abashaka amafaranga, abashaka gukora inkuru kuri buri muntu wese abona wabaye inkuru nyankuru. Gusa ndakubwiza ukuri ko aha niho hantu ugiye kumvira ukuri kwa nyako, aha niho hantu wasanga ukuri kuzira ikinyoma. Buri wese yahisemo gukanda subscribe kubera ko yasanze ahariho hantu h'ukuri. Iyi ni YouTube channel izazinyuzwaho ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza byunze ubwenge, bicukumburanye ubwenge bwinshi cyane. Ishimwe Vestina yanditse agira ati, inkuru mwabonye icicikana yuko urugo rwanjye rugiye kuba rwasenyuka ni ikinyoma gikomeye cyane, kubera yuko bahakinze telefoni yanjye, ntabwo ari njye wabyanditse. Gusa nanone nkibaza ati ese umuntu wabinyujije ku rubuga rwe akanabipostinga kuri stati ye yaba ari nde? Ese bamuhakinze gute? Babyanditse mu cyongereza cyiza kinononsoye. Gusa nanone dusubire inyuma gatoya, twagiye tureba ama interview yagiye akora kwa Emirene akaba na management we, avuga yuko urugo atari ikintu ashishikariza muri umunawe, ko urugo atari ikintu yahita yirukanyira. Gusa ibi nanone byaciye impaka, abantu baravuze ati ibi ni ukubeshya, ahubwo yabonye inkuru yabaye inkuru, niko kwidefanda agira ati uwabyanditse simuzi, bahakinze urubuga rwanjye barabipostinga, ntabwo uyu nguyu ari njyewe, ndabihakanye. Ariko reka tuvuzigishe ukuri, nkuko byarangije kwemezwa yuko bamuhakinze koko, ariko ndagira mbabwize ukuri, niba ukoze ikintu ntukagihakane, kubera ko ibintu biba bigaragara koko, ntago wabijya kure. Iyi nkuru yanditswe na Ishimwe Vestina ni inkuru mpamo, ni inkuru ye, ariko yaje kwidefanda kuko yabonye ko byageze ku rwego atatekerezaga. Tugana ku musozo, ndagira mbabwire ngo genda bagezaho udukuru tugenda ducicikana, ntabwo mba nje kubatindira. Icy'ingenzi wamenya nuko niba ukundaga Ishimwe Vestina no kumusengera cyane, kuko biramukomereye, urugo rurakaze, ibintu yakurikiye, ibintu yagiyemo ku myaka 20 yonyine, ni ibintu bimukomereye cyane. Reka rero nkubwire ngo mugire ku mavi, nanakubwira wowe utarakora subscribe, aka niko kanya ngo ube wayikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza tubagezaho. Reka duhurire mu bindi biganiro bikurikira, naho ubutaha. Ndabakunda, njye nitwa Mr Kira, ahuri ni kuri Mr Today TV.